uribeshya ukankoraho wihe ibintu byawe by'amagumi ndagukubita umutwe ndawujanjura yifunge ndakwica sha ariko se wa mwana nawe kumuna kugarukeho indirende ijya kungana gutya utari waza kuyivuga kuki atabivuza kibimenya ko yitwite nimba nana atunaza kandi pasi narabubwiye ngo nzayikuremo akambwira ati yihorere hanyuma se urumva mbirose nakugusuza please guys mutubwiye muri comment n'undi musi musuzugura gute kunesha gacyo kugeza abantu babaga iki nako kubita ndakwica welcome back to my channel. I hope everyone is amazing. So guys, meze gutomeze neza kanizere ko buri mukunzi wanje wese ahantu waba uri mu Rwanda waba uri hanze yawe especially none abarundi n'abarundi kazi meze muteye meze neza abagabo twe turashimana ku Islam. Assalamu alaikum kwa turi na hajjati mwabonye. So guys, today nyine sinzi to hari ukuntu umuntu ababwira ukumva y'umuntu yacanganikiwe ariko ni simple kuko video mfite gukora iyi video gutya mureba ino plank ni imfura ya plank zose twakoze nizihagarariye kubera ko ntisanzwe ntibaho ntigize gutya. Hano ndi kumwe n'umuhajjati yitwa Highlight mumurebe umukunde umukurike So guys, nyine dufite video imeze neza cyane Highlight agiye kuzana kubabwira ukuntu video tugiye kuyikora ariko muraje mu nemo ugiye gukora ibintu kibi cyangwa n'igice niko winjira mu nzu kwa kundi twabivuze neza tugiye kwicara sibyo bye Shamani gukora hirya abantu barwaye ngira ngo baricanye ubundi abo bantu bose barwana nawe muhura gusa nijye duhura njye ko nta bundi abona abantu barwana bagiye kwijijisha naravuze ngewe nabuzi ntamunsi nta muntu ukunda intambara kukurusha yewe se turi ngurike kabiri utanyipfunyira wowe ukwita pa anjye kwitamo ntushake mbwira abantu bari kurwana mbwira warababonye ariko ubundi abantu bo kubura barwana niwe wenyine uhora uhura nabo Yesu yego umusore gusa ugushatse kuko nabuzi ntabwo nzi Sabo kanamba agakoye naka muri bijouterie bijouterie ariko bijouterie we ndana ko ni ibirombe byose ici make ibi mbigurishije ibi gutya naka amafaranga bamba mfite uburenganzira bwo ati pasi mufate mujyanira ahantu ku buryo baba we uwo bagucucuma bagutogosa bagira gute ntabwo ati mwabagabo mfite amafaranga kandi ubwo abantu birwa babazerera mu baturage ngo dushaka ibishingo basize igishingwe hano mu nakabiri ubona ndi igishingwe kandi uri igishingwe se ni ibiki ndi kumva je biki yishyuzara ninde ubu wasanga ari ibishingo navugana ni karibu mba nimbura ibishingo ugume hanze nire amakuru yose wibitebye umeze neza kudusuta yiwa tugiye ko tugendereye sinababwiye tutambwiye ntabwo uri kutambwiye kujya baseri none se yobeye gutandukanya Pasi na Kevin uri kuvuga ndera Pasi uri kunyihakana ntabwo nzi ntuzi yesu Pasi ntabwo nzi njye nawe tuzuranye ntabwo nzi hanyuma si uyu mwana n'uwandi wowe mwana nta mwana mbona ufite hari ufite mu mugongo se tuve mu bya joke sha uwo muntu wawe usike ndakwiyana
sobanura wahaje avuga ngiye ushagaje avuga wowe ko muri kunkora ibiki nzi kuyisuzu nsekera nasoni ndabizi rezo muraye kuza mu mwana se su wawe nge ndamuzi se uyu nguyu ni n'ubwa mbere mubonye si ubwa mbere mbonye Pasi ntabwo nzi ntuzi ese ahubwo nge mpuriye nawe n'ubwa mbere mbonye ahubwo ufite ikibazo uruwaye uturutse ushaka iki nimba utanazanye na kivire murazanye se ubundi hano wabwiwe nande ninde ukuyoboye hano hanyuma se n'ubwa mbere nje hano ntabwo twahazanye wowe hanyuma sinda wayinteye uti turihe tutari hano are you serious reka tuve mu rwenya byabo ushobora gusanga biri ngewe ngutera inda wowe pasi wowe turi kumwe se turaryama n'indi raza ku oya twarasekeranye raza nabivuga iki kutangiye guhuma iki tuzi ku mwuka wera inda y'umwuka wera yagize ari umwe iyo ngiyo yindi noneho byagenze biti ntanda naguteye nta nubwo nziranye nawe ni n'ubwa mbere nkubonye muri uru rugo uri kumbwira ngo ngiye nagu Jesus Christ mani ngiye ngutera inda pasi mani ntabwo muzaye uyu mukobwa aya ceceka mbabarira cyumweru wamaze utajya mu kazi usiga hano ngasanga iplate y'amagi utujye mwadutetse twose mwatumaze mwagize gute bro sasa amagi niyo yateye inda naho ugeze no kubaza Pasi ukuntu ugenda bizi amagi niyo yateye inda nakubaza Pasi ukuntu ugenda bizi ntago bishoboka mapfoka ndakwiyana bite kuki kungereka hinda ngenda kuzi nge nawe turazana ntabwo sha uno urwo rwego ibintu binageze basigaye baza hano mu rugo ngindinde ku bantu ntazi ntanamuzi ntagize none uyu muryango mwinjiyemo nk'ari ubwa mbere mwinjiyemo ahubwo nje ndota izina ryawe se ngo Pasi ahubwo se uhabwiwe nande wabwiwe n'iki ko hano haba ahubwo se nabura mpabwirwa n'iki n'ubwa mbere mpaje umva rero nkubwire wa mukobwa we ntitaye nguriye iki n'umushaka mushiki we ntabwo mva ahangaha sinzi ko biri bugende aho uhaguruka ugenda ujye gushaka wagutenda kuko ngiye sinkuzi sinaryamanye nawe ngo nibura ngo mvuge ati wenda iyo ndabiragize eshwida ni ubwa mbere nkubonye dore racyari n'umwana wo gutana bivuga ahubwo Pasi ndajya mumenyeshe ko uyu mwana n'umwana uko umureba gutya nindi kubona ko ari umwana uyu mwana n'umwana aragukora 25 nase tubwizanye kuri kave 25 babaretse tubwizanye uyu mwana yinjiye muri uyu muryango nk'aharu ubwa mbere winjiyemo ese ko mu kigike ngiye utari kunyumva mwumvikise erega ndakoze jewe numva umukobwa ijana ku ijana Pasi asigaye nawe none ndanakwiyama niyama yegama hariya niyamujyana muri ribu biyame ndi kuvugana n'uyu mwana ntabwo kuvugana aho nataha ya bro ntuzansaze narabikubwiye ikunda ryawe ry'abakobwa akana kangana gutya 13 niyo myaka ufite hamwe ndafunzwe none makaraba sawa nyine okay umva nkubwire wari wafungwa umva nkubwire vugisha ukuri kw'Imana sibyo vugisha nagutenga nge nawe turazana hanyuma se ndi kukubaza ninjiyemo hano no muryango muri uyu muryango ari ubwa mbere mwinjiye erega n'abasabirizi bagenda batumbuza imiryango ntabwo ariko mvuze ahubwo hamwe n'ibiraje kwikurira hano ngaho ahubwo se nyama oya niba buretse wa mwana we Pasi tubwizanye ese ubu dufite imyaka ingahe uvugishije ukuri uburanze koko naceceka ariko kuba kuzi ikibazo cyaza n'imyaka afite we ufite imyaka tubaza ahubwo imyaka nuko ari kongera wenda kandi ntawe namuteye nta nuwonze ari n'ubwa mbere mubonye ndakwihakanye sinkuzi n'ubwa mbere mubonye nushaka kwihamagara ayihamagare tubanze tubiganireho tunamenye no imyaka ingaho ngije ukuri cyakora nakubeshya imyaka 12 aha umwana cumi na cumi n'itatu byose imyaka n'imwe bakatira jibu nzima ni mu mwobo we ntabwo ari muri gereza ntabwo uyu mukobwa muzi se kuki utari kunyumva kuki kumva ko none se ubu nabuze umuntu njya gutenda kujya najya kwitera ingongo Pasi reka nkubwire impamvu sibyo none si impamvu ese undi wa mwana witwa nde nitwa Kairati ni no bwa mbere numvise nawe umva nkubwire Pasi ese wagiye unyizeye yababarira uwize mwana w'umuntu avumwe uyu mwana naga saba rero navumwe amahanga utamutunga intoki Pasi kuki ngo uri kumwizera
je nateye inda y'uyu mukobwa nge turaza wacecetse nkakubwira wa musore uyu mwana nge ndamuzi wacecetse nkakubwira ukazamenya n'ibyo usaburana mu rukiko uvuga navuga ikiza kukiza inda bijya ngo yajya agashaka se umwana agashaka kwa mutima ngaceceka nkubwire umbwira iki se uyu ni umwana mutoya uyu mwana ntago ari umusilayi queen uyu mwana ntago ari umwana ufite amatatu ngo yirirwa ajya mu bagabo no mu ko yambaye ikanzu yambaye n'ibyo byose uri kumureba uramuzi mwereke ko nta tatu mfite izo ari kuvuga kuramo turebe maze ndabikwereka hanyuma se nimbi ubundi se ntabyo zira iki mana waragowe kuko ibigoryi byose birakosa bikavuga ngo mana ese ubundi kucyo wumva kuciri kumushyigikira uyu murazanye ntago muzi ni nabwo bwa mbere umwana mubonye ariko igihe umwana kumwumvisha na kwijana erega pasi turaziranye itereta ryawe narakubwiye nuka ngo ndama kuri se kurenze kuba ndi kukubwiza ukuranga ntabwo uracyanyihaka pasi ntabwo nzi wacishije make pasi wacishije make nyine mvuga ngo akubabarire neza wivuga ngo ntabwo muzi saba imbabazi neza wivuga ngo ntumuzi kubera ko ibindi bitari ibyo ntushobotse wowe nasoni nasinze nahuye nawe umwana w'imyaka 17 ariko se wa mwana nawe kumuna kugarukeho indirende ijya kungana gutya utari waza kubivuga kucyo atabivuza kibimenya ko yitwite nimba nana atunaza kandi pasi narabwiye ngo nzayikuremo akambwira ati yihorere hanyuma se urumva mbirose wari wizeye ko ufite ngo nyihorere none ngeze angara nyihakanye ni pasi akubwiye ngo uyireke ngo nyihorere none ngeze angara nyihakanye ariko ntukangire George mwana ntukangire George ndakuze bihagije pasi reka nkubwize ukuri sibyo tujya inama nk'abarya ibimbuto bitari ibyo 25 urayikubise 25 urayikubise basi nyibuto nimba nari ndi muzi twawe nasinze nayiguteye nimba kuko byanabaye kandi nkubwira ko yintereye hano hanyuma se ndabirose twe twanywe inzoga nge indumwe inzoga nge ntabwo njyamo inzoga reka mukwize uko nani n'ukuri kw'Imana ntabwo nkuzi n'ubwa mbere ubwo ko ngutera inda narako sikwigeze tunavuga no kuri telefone mvuga ngo yaciye kuri phone ngo ubwo wayimutere online nyine reka umukobwa ntabwo nkuzi tinya Imana nguje ntabwo n'izina ry'Imana imbere y'Imana yo mwijuru ndakakubura Kevin aya ntukandahire ndakuyamyukira kosa amakosa gikandahire ndagapfisa ntabwo muzi uyu mukobwa nubwo mbikora ariko ibyo gutenda byo ntabwo nabishobora batera inda bati ibyo uvuze ngo nubwo mbikaka kubyo gutera inda sinabishobora kandi reka nkubwire pa ibyo bintu ufite mu mutwe wawe by'ibivumvuri nibyo mba nabivu unazi ibivumvuri bitenda reka nkubwire Imana nagutenda nataka nkubwire wa mwana we rero sibyo kutuzi inama pasituzi sibyo urabona indahani igeze sibyo wowe genda wihangane ujye wambara imipira ujye mu rugo sibyo uzajye wambara imipira minini wambara amashariya uri kumva ugire gute nyine nk'ibyo wambaraga noneho nyuma y'iminsi ngahe pasara agasamu dufite iwacu mu cyaro aragenda akagurishe noneho ashobora n'amafaranga mu bantu ariko mu gihe tugira dute gata wa mwana noneho mu gihe muraba mutari mwayabona kumva nta kibazo nakureka ndabona n'umuntu ntazi ari ubwa mbere mubonye wajya ukura mu bwenge ugakora mu mutwe ntabitwa nkafunga ndagushimiye akiri byaro twugafungwa ngewe n'umwana ntabwo nyine byaro twugafungwa reka kugira ngo baduteze abantu ngiye muhamagarire ribu ujye kwiburana akira amayinite ntabwo uyu muntu uje ariko paswe ki nta bwenge ugira ni wowe udafite ubwenge urajya kumanisha n'umuntu haza ubwa mbere mubonye kubera bari kumbwira ngo ngende mama yanyirukanye ubu se ndagera ntabwo mva hano ubwo sinzi ukuri bubigenze yawe pasi uyu mwana atangiye kugira muri iyi umukobwa ntabwo muzi kibigerageza ubundi kuko ari ngiwe biza utari ngiye yayobeyeho mu bahungu bose akaza kureba ngiye nawe byibaze ngo kuki ari we yayobeyeho nyine kuko ari ngiye yayobeyeho kandi ngiye ntabwo muzi nyari ubwa mbere mubonye ese wowe ngaho baracyari gukupakupa hanze ko ndumva biri kunsakuriza basa n'ibishingo byo gutora bigu Jane akunda abantu n'umwana w'umunyabishingo wapanciwe kuki utajya wumva
umwana ari kurira amarira ameze gutya umwana afite agahinda kameze gutya ariko pa bimeze bite mani unacumuye iki koko ko mbona utazi ikipe iri gukina n'iyindi ese ko mbona wagira ngo ribu ni papa wawe Allahu akibar kibaru wallahi wanyukuwe no wanjye ndamuzi sawa baravuga ngo ubundi jewe wibashi kwita umwana ukiri kuzincara ibyo bintu no kunkubita ubundi nigeze avuda kwita umugabo utwite hadabazi ego ushaka no kunkubita dore so nge nziranye nawe wanteye inda none ushaka no kunkubita nkubita noneho ni mu mazi arimo n'umuriro wibeshye ugatusha umugore utwite wamwihakanye mani nge nawe turaza kagerekaho n'inkoni bagufungira mu mazi nkara ahantu nzi njyewe none ubu ndakwimagine negama iki ndakwimagine ubundi kuki ari njyewe uyobe ibibazo gushyira ibyo bibazo byose ute nguyobera hose nyine niba tutazi n'ukuntu ngana wayimutetse abona ukuntu angana se ubundi wajya ukareba waje kwandara icyo ngiye ukamvira iruhande pasi utangiye kuvuga amagambo y'iseserezanya ese ubwo uyu muntu urabona uyu muntu ari muzima atafite ikibazo mu mutwe wawe cyangwa uwayimuteye akaba ari yirabura nkanjye akaba ari impamvu yanyubiye cyangwa yari yasinze akaba ataje ayimuteye akareba igipangu cyiza muri ibi byose akaba aricyo njyamo azati subiza musubize ndi impumyi se ku buryo n'ikibazo cyo mu mutwe bagufungira aho abandi bafungira udafungirwa aho ufungiwe wenyine washwandirikiye benshi ntabwo ariko wizana amagambo y'iseserezanya nyama ntureba pasi ntureba ibintu nkoreye hari uwaririmbye ngo wakirigitswe na benshi ntabwo yigeze amenya umusekera rero nawe pasi washyize baro hasi ese undi wanyweye inzoga none se washyize baro hasi nese ubundi ari we bakaza bakabigukira urumva ibyo bintu wabifite jya uyinshyizeho nzi yuko ntayiteye ntaceceka kuko uzi ko wayiteye niyo mpamvu uri kuvuga nese ubundi akora iki nimba uzi ko wayiteye ikibazo turaguye icyo wifuza cyose ariko ugenda uri umuntu waguteye mu gihe undi nta nagutsinye inkuzi n'ubwambere ubundi yonda uri kunshinja umuntu basi mbabarira musaba imbabazi imbere musaba imbabazi neza kandi umuhe n'indezo bitari ibyo urwego ibyaha bintu bigezeho n'amarezo yamwime bimbwiye iki yamwime bahise urifuza iki tubwire icyifuzo cyawe basi ikintu cya mbere nifuza ni uko umba hafi paka mbyaye kandi uyu mwana ukamurera mpaka mu busaza bwe ukamwitaho ukamuba hafi mu buhe buryo mu buryo abapapa bita ku bana bawe umwana ngabo wanjye nongere ngusubiremo nindamuka nanamwitayeho nzamwita ari kuri gushaka na se babivuze ukuri ko gereza ari gato y'abagabo koko umwana si uwanjye ntabwo nzaho nahuriye nawe nta kibazo ngiye kwemera byose mbikore sibyo akure murere pe ariko simvuze buno nzavuga ubundi nta kibazo pe ndabikwemereye umwana ngiye kumwitaho buri kimwe cyose ngikore ariko guhera aka kanya sawa iki nta kibazo iki tuzamwita we nande muzamwitaho ninde gufasha guteka na nyine nta kibazo we na mama we muzamwitaho like it babyumishe ko muzamwita we nawe muzamwitaho ati it's a prank uzana ibintu byo kubomorana ntabwo uzi ikintu nicaranye hano ndagukubita ikintu cy'umutwe urashanjagurika ni prank nawe ati ni prank urazana ibintu byo kubomora ndakwica umutwe ndawumena wibeshiza n'ibintu byo kurwana eguka ndakubwiye ni prank uhaye ibintu byo kwita uzi ibintu byo uraniga ndakwereka simagurutse hano
uribeshya ukankoraho wiha ibintu byawe by'amagumi ndagukubita umutwe ndawujanjura yifunge ndakwica sha yifunge nkwice ndabwiye ndi prank akira sheri ese ubundi nani byabonaga ubu njye nawe turaziranye we ese undi wamunga umuntu wamushyira hirya urabona iyo atari imyenda kuko atari imyenda ibintu si imyenda ese ubundi ubyemeye bite we ariko nawe nta bwenge ugira ko uzageza ryari cyangwa se uzarekera ryari gukora ubwo bugoryi ni wari upatse ndamubwiye ngo gereza ni geto y'abagabo umutima isi uzamuka kujya muri prafu tuyu umusore arapfuye ubwo bugoryi uzarekera kubukora ryari ari kugira ubwoba wajya umenya ko ukuze mwese aki ndakwemeje ndakukubita intoki yego uburyo aza akakoshya ubugoryi igihe ntawe utungana ni inshuti she's my best friend niba utangiye kujya umenyereza n'abana nk'abangaba cyakoze reka mubwire urambabaje 17 bro ese undi ubyemeye ute umwana wa 17 guys please reka akumvise ko nakubwiye ngo igihe ariko wabonye ko nsigaye nzi gusetinga kamera kuba mbyemeye wamenye ahantu kamera mbyemeye kuko nzi ko hari igihe yari kuzabyara tukahita tujya gupimisha DNA ubimenye uri kwimena ko byari bimeze nta kibazo niba waraguze imyenda y'umwana waramuguriye nta kibazo nabikora ariko nanjye twasanga atari suka biryozwa nijye wajya kumureka kuko yaba yarampabaritse kuko mfite ibimenyetso kubwe ariko guys nubwira inyuma y'urugi ndabizi nundi turimo neza reka mbabazi abahungu b'iki gihe mupfana iki no kutemera inshingano bakabiryoza akaryozwa ibiki kuba wayaguze amata ese wajya kuri polisi ukababwira ngo naguze amata atarihe amata ariye kubiryozwa yabihanirwa nanjye najya gutanga ikirego umwanya wanjye wose n'amafaranga ikimenyetso kirihe yuko n'abana najyanye mwana kupisha DNA tugasanga oya ibyo waguze ibintu waguze ushaka bawuryoze Jese nakubwiye ko najya ntabwo navuze ko nishyuza ibintu navuze ngo cyafungwa iki cyafungwa suyo bamufuga ngo iki wajya kuburana ngo baryozwe amata icyo ntabwo najya kurega uyu nguyu ngo nganyishyura amafaranga namurega agafungwa nawe n'abandi bose ukishima ikindi kandi kevibe ntabwo bikunze byo kujujuza uneza abana abantu ntazuza nginda uri kunesha agaciro nsuzuguro please guys mutubwiye muri comment n'undi musuzugura gute kunesha agaciro kuzeza abana nk'abagabo iki ndakubita ndakwica n'undi munsi n'umwe ndakwica we kubita ngo bibakansa kinyundo so guys na highlight turabateguzi pastor amwemeje ko twe nta mikino ndagukubita ibeshye ugaruke kandi kwigitse garuka nkweke ibintu nkukorera iyo nafunze igumi nawe arabizi niyagaruka sinayifunze katagarutse garuka singiye garuka yagaruka rabizi nizinda n'amatwi papa ako kanya guys umeze gute akora atacyapasa nacyo kigira ubwoba ntibiri kunesa y'ibintu we uko wongize ubu highlight yagutera ubwoba highlight ndumugusobanura ubwoba wallahi wazukabimbwa ngo gateye okay nta kibazo ahubwo se gute umuntu yemera inda mu bwa mbere mbonye nta hantu nzi ngo nzayirera ariko pa ubundi ufite amafaranga angana ate atuma wemera kurera umwana uriya musasha kuba afite n'amafaranga nkaba nabyo nzi buriya arayafite nubwo ntabyo nzi guys please ukora subscribe kuri Kevin TV abantu mwabonye highlight mukamukunda bimubwire muri comment acting imeze gute PACCY feedback aziwe turazikeneye kwikubita guca kitagenda ikiganiro kitarangiye atasuje abakunzi biwe Nyenye ndabasuje cyane ndabakunda cyane sibyo ukora subscribe like share in the comment please nubona video ukabona yikunze sharing inshuti n'abavandimwe ni ibintu byoroshye ni ibintu byiza ikindi kandi video dukora ziba zirimo inyigisho zitanga inyigisho ko ntabwo dupfa gukora video gutyo gusa nk'ubu harimo inyigisho swat nk'urugero nk'umwana w'umukobwa watera inda akabura se cyangwa se akaba atazi umuhungu wamutera akavuga ati akerekane kizi mu bahungu baba boss tuziranye nge kwimushyiraho urumva ari umunyarwandakazi ufite nta munyarwandakazi ndi kumva mwaho kwifata ukajya kubeshyira umuntu
ibaze nyine gufata umuntu w'umusore ukajya kumushyira inda ukagira gute ariko Paccy Hayira asubije neza avuga ati njyewe nagufasha ariko twazapima DNA kubyumva hari undi wagufasha man ku munota wanyu akavuga ati n'ubundi se ndajya gupima ibyiki n'ubundi ko namufashije akavuga ati nta bindi umubyeyi ndabyemeye ariko please nyine abasore namwe mwemere gufata inshingano vraiment bimera gufata inshingano nimba nyine hari ibintu ukoze ko bizagira ingaruka bikora uzi ko na feedback zose zizavamo uri ready kuzakira sinzi ukuntu aseteze no kamemba tuticira imitwe sinzi ngo niki gusa ndaje mwatinge kandi ibintu byose mwabonye muri video ibibi ibyiza tuba tubizi ko byabaye ngiye nuko macha kubaha planka nuko nayikoze nta bya editing ngo ndakata ngo ndagira gute sibyo ibintu bitari byiza muzamara ko ati se nk'ibikwe cyabishyize mu mbambizi kuko kamera ibihari bafite kuba nakediting nkabikuramo ariko ndavuga ati muri abantu banje kambahe uko video yagenze kose tubakunda cyane nyagasana komeza abanene umugisha kandi mukomeza mudushyigikire aba diaspora nyagasana komeza bamugisha abantu n'abarundi kazi feedback zanyu turazibona kandi turazikunda cyane abantu mu nkunda mwese ndabakunda n'abantu turi mu muhanda mukansuza abantu duhurira he ahantu hose duhurira mukansuza mukambwira ko mu nkunda kandi ndabakunda cyane kandi nyagasana komeza bamugisha bye kandi kuzimira kamera sibyo n'abari boss mu kwitiro